kumbwira ngo Adibi aratwite nibyo nanasheri ngira ahubwo ndashaka sheri ongera ubisubiremo ndashaka sheri. Are you serious? Serious. Depression nago ahubwo nanjye ndayifite. Urayifite? Yego. Ariko nawe uri mu bayineye. Njyewe naguteje depression gute se? Ni ubu ngo nshaka guhita ndira. So sorry. Nago njya. So sorry. Kubitekereza. Hashize igihe kingana gute? Reka kubimbwira. Sorry. Kucyo bimbaje ariko urabizi ntukabimbaza. Difuzo byanjye byari byo guhera mu nda. Byo guhera mu nda? Niko nacyo nakora ngo mbisubize inyuma. Nago naceka intege kuko umuziki nicyo kintu cya mbere niyumvamo. Ariko ndashaka no kuba surprisinga ikindi kintu kijyanye n'amafilme. Kuko nyine nabonye ikintu kimwe nago cyagutunga. Oya nzi kwa acting. Wigeze ubigerageza? Yego. Bakti was good to support young lady and we thank you for everything. Please help Adibi, give her YouTube channel. Biraza gutuma ngahibaze nyine mu comment. Urumva tudakwiye kwisubiraho. YouTube channel ntago nayikwimye. Urashaka nyiguha? Of course. Kan muze bite. Umva ubu tuvugana ndimwe interview. Bakti yaragiye kuguhereza ya channel yanjye. Ayohereze hano. Kuri WhatsApp, nawe kuri WhatsApp, kuri MTN yanjye iminani ibiri. Yishyiraho ngaho nyine imweza kuri WhatsApp nta kibazo niyo nimero ngo haye. Muhereze channel kuri WhatsApp. Yego. Siumba se Adibi na nuguzi channel kuni itango. Oya. Ndiho kuko ndiho ndico kuko ndico none nabo umugabo ejo nkahiduka imbwa. Ndi nyama y'iroti kuko ndamarasa atemba ariko siko bizahora we dazaremba. Nisange mu bitaro nkaba Iva Bravani we dasizirizwe naje habeho kugenda. Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV mwonje mwiriweho amakuru yanyu ndakeka ko mumeze fresh kabisa. Agakanya tukaba turi kumwe na Adibi muri interview one on one kugira ngo tuze kugana ibintu byinshi bitandukanye. Adibi, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Urahora komeye? Yego. Abantu bari bagukumbuye. Ndabakumbuye. Hari umuntu yigeze kumbwira ngo Adibi ngo aratwite nibyo? Yesu we nanasheri ngira ahubwo ndashaka sheri. Ngungu iki? Ndashaka sheri. Ongera ubisubiremo. Ndashaka sheri. Are you serious? Serious. Ngewe ukubundi abandi bakobwa bakura he. Urashaka sheri umeze gute? Tuzabididinga naboneka. Nyine we tanga ibyifuzo byawe. Oya like sheri nifuza. Ni umuntu nkunda nawe nkamukunda. Hari ibindi se? Agomba kuba afite inoti cyangwa urukundo ntabwo rusaba amafaranga. Bakti oya aho wibeshye. Noneho iki gihe cyose wabuze umusheri kugira ngo uze kubimbwira imbere ya kamera? Ahubwo ba basore bagiye bo mu Rwanda n'aba diaspora n'abahe bose. Are you serious cyangwa ni imikino? Ntabwo ari imikino ariko ndimo ndakubwira ko dushaka sheri. Waramubuze se no mu Rwanda? Baza bashaka guhita bavamo nkabakatira. Ingingo sobanurire neza Adibi. Bisego uko nyine abahungu bo muri iyi minsi baza bashaka guhita bakubomora bakagenda kandi igiye ko nabyemera ngiye nshaka umuntu nkunda. Uri tayari uri kutwumva. Iki gitekerezo wagitangiye ryari cyo gushaka umukunzi? Umusheri. Nose sindi mukuru. Simukeneye. Wose si umufite. Ndamushaka. Uramushaka. Okay, kagira umusheri. Kagira umusheri. Ndamukagira. Urakoze. Kagira umusheri. Urakoze. Nawe kagira umugore wawe. So ugeze mu gihe cyo gushaka umusheri. Okay.
ko nawe ngira. noneho uzamumenya gute wa wundi wa nyawe kuko wavuze ngo benshi baraza bashaka ibyo bashaka bakikomereza uzamushaka gute nyine uramureba ukamwiga ukamumenya nawe akakwiga akakumenya biba bisaba ko umuganira. okay numara kumubona umusheri gahunda ziba zimeze gute izo gukundana tukazabana nzago byumva. okay ni sawa Adibi abantu benshi barakubuze nanjye narakubuze uyu munsi byabaye nk'amahirwe kugira ngo tubonane ufite telefone cyagenza mu modoka niho nayitaye ariko nimero yanjye iriho. nimero yawe iriho telefone warayitaye nese mu modoka ndibagirwa mpita nkora swap. so simukadi washyize he iri muri telefone y'uyu muntu turi kumwe hano. okay abantu barakubuze kandi ari abantu baba bashaka kugira ngo barebe umukobwa wabo bamufashe bamuganirize ariko abantu barakubuze. ni ukuri barambuze pe nanjye narababuze. bakubona gute ni nimero 079 gatandatu 22 60 ese abasitari bajya batanga nimero zabo kandi ari byo bidutunze. uzi abantu bafite nimero zawe ukuntu ari benshi ariko njye sinjya mbahereza sinzi ukuntu wowe bazikura nyine kuri YouTube channel yawe. izawe wazivuze yego bazagushake niba kubona abambuze rwose iyo nimero iriho babafana banjye bandemera y'amafaranga nta kibazo. okay hari ikibazo abantu benshi bakunze guhura nacyo bakavuga ngo ni depression uzi icyo bisobanura depression nago ahubwo nanjye ndayifite. urayifite yego ufite depression yego gute cyane dusobanure none ukuntu Adibi afite depression. ufite depression y'ukuntu nisanze mu bintu numvaga ko byangirira akamaro ariko nkiza mu muziki nkibizamo yari bifite akamaro ariko nyine kano kanya nta kamaro bifitiye so nta kandi kazi mandi gukora mandi kwihiringa mu muziki. noneho rero iyo bigenze nabi ugomba kugira depression. ntabwo wabura umukobwa nyine gutyo mubye udafite sheri wipevera inzu nuko ngira amahirwe nka mama akabimfashamo. ukipevera inzu ukipevera buri kimwe cyose ukiyitaho ukaba umeze neza rero nyine biba bisaba gukora cyane. so depression yatangiye gute nyine nyibona ko biri kwanga tu ariko nawe uri mu bayinteye. njyewe naguteje depression gute se warayineye pe gute nase ko wagiye kurasheri wawe uwansize njye se ndi sheri wawe nyine wagiye kurasheri wawe njyewe uwansize nagusize kandi ari wowe daddy. so nagutera depression gute kandi nagiye kureba sheri wanjye nyine urumva tuba twaburanye kandi iyo twaburanye ni wowe ugomba kumenya ukantunga ariko iyo tutari kumwe biranga. sawa njye kuva wambwiye ngo ufite depression nashakaga kugirana ikiganiro n'umuntu uvuga ngo afite depression kugira ngo abashe kunsobanurira depression ifata gute kandi iyo gufashe uba umeze gute. nyine urahangayika ugatekereza cyane sometimes ukaba wumva nyine ibintu byose urabyanze iyo niyo depression. mbwira nk'umunsi wa mbere depression yatangiye kugufata. ntago navuga wenda nk'amatariki ariko nyine ukibona ko byanze depression ihera ako kanya. mbwira nk'ibintu bitatu byaguteje iyo depression. nkunda umuziki ndi umuraperi hip hop bisaba kwihiringa ugahozaho noneho sometimes hari ukuntu
ubu uyikora nyine ukabona ntabwo iri kugenda neza. Icyo ni ikintu cya mbere kandi nicyo kintu wisangamo ushaka gukora. Icya kabiri ni wowe ufite nawe ntabwo ubonetse ngo ubihandoringe. Icya gatatu ubwo kanumbe nacyari abantu benshi iyo bafashwe na depression benshi bakunze kwiyahuza mu mayoga, mu biyobyabwenge. Ngo iki? Je ntago nanywa inzoga kuko inzoga ze ntacyo zamarira. So mu gihe cya depression yawe uba umeze gute? Ndarya cyane nkakora na siporo. Uratubeshye ese ni depression cyangwa ni oya nyine urumva nibyo bimba ndimo. Njyewe ndarya nkakora na siporo ubundi nkaryama ngasinzira nkabyereka Imana. Ese music ADB aracyayikomeza cyangwa hari ukuntu? Nyine ni wowe ahubwo ugomba kubisobanura. Ku bijyanye na music ni njye ugomba kubisobanura. Banzu twemeze nimba ADB ari wa wundi cyangwa n'imirongo yarakamye. Njyewe Yeah. I say rapper ADB baby got them on fire. Rapper hana arani bibyo nitara. Demoni lana na masku najahara. Oya ngaho nago turemera. Sure. Twemeze umurongo ufite nk'umunota umwe at least. Kanumve nkunda gutanga message. Okay. Difuzo byanjye byari byo guhera mu nda nuko nacyo nakora ngo mbisubize inyuma. Gusa nibutse ko niyo byasubira inyuma menya bitanakunda kuko harya ni kure. Urugero rwa mbere iyo umwana avutse ararira ese ubwaba baye iki ko nawe bumukozeho utarize nawe wava kwa muganga kubiswe bamwibutsa. Imirongo yarakamye ADB. Surashaka Umunota se warangiye nje nagusabye umunota. Warangiye. Ego. Ndakubarira umunota none tugende. Uri sure? Yes. Bakti nuko tumaye. Umunota ugomba kuwuzuza. Ni 1 2 3 let's go. Yari muto yaragifite ubuzima yagombaga gutuza nawe akiga kabona uko ibyizi bibi twese biradushyikira samahitamo yacururema ni ubigena. Yari umukobwa ukiri muto uri difera ukunda gusa neza atagira n'amahera gahunda zibizaba kandi zo gupevera abasore n'abasaza mwese akabacakaza empty mind kuko yamanukiragaho nuko n'umwapizi zabaga ari horo gusa bakana no je wese yarugururaga kandi igezi ko nanzira itagira umupaka imvura iguye ntiugamira kunyagira cyangwa se hari gwenda ukifashisha umutaka isaha ikisanzo uvuga nuwo wiyeretse wataye ubwari none ubuguranye umugera ijambo oya ntiwashakaga kurimenya wowe wita inshuti nabo nta n'inama baguha ahubwo baguhanze amaso barakurora bakwita ingeje ikigoryi ndetse n'ingegera nyamujambo oya ryari kukurengera uya twigiye guhakana umva baby twigiye no kubana intare barashore ndetse bafite namerwe gusa ijambo ry'umunyabwenge urivuza ari imenge ituma merwe y'intara asubira mu isaho oya Kandebe wawujuje nice cyane. So imirongo iracyahari ni myinshi. Imwe izi sidoze kuko sinjya hayino n'utubumbe tw'amagambo atsindagiyemo shaka guseseka za tukabakwiramo haba femu na duniya tukabacamo ndiho kuko ndiho ndicyo kuko ndicyo none nabo umugabo ejo nkahiduka imbwa ndi nyama y'iroti kuko ndamarasa atemba ariko siko bizahora weda zaremba nisange mu bitaro nkaba iva bavani weda sizirizwe nanjye habeho kugenda. Okay ndi kumva biracyarimo kandi umeze fresh kabisa wihagazemo neza. So music abantu benshi bo mu Rwanda baravuga ko irimo kubatera depression kubera ko barakora cyane amafaranga akaba ari make. Icyo kintu warakivumbuye? Ngo bavuga abantu benshi bari kuvuga ko music irimo kubatera depression. Yego. Bakavuga ko music yo mu Rwanda ngo irakomeye cyane. Wishyiramo amafaranga menshi ariko kuyagaruza biba ari ibintu bigoye. Yes. Nyine biterwa n'ukuntu ukora buriya wenda nk'abantu barimba R&B ibyo biba byoroshye izo comment uzasanga mu baraperi nyine nkatwe turavunika koko uzi nk'ama-album mfite utari no mu Rwanda ntari muri Big Town nararecordinze ibintu byinshi ariko si ubu byamarira iki nta kintu kirimo nyine.
sasa iyo wavumbuye gutyo ubigenza gute kuko nyine nizo depress urazirwara ukavuga ati nisanze mu bintu niteguye. Wigeze kuganiriza umubyeyi wawe kuri ibi ngibi byo kuba uri gukora music akantu kaboneka depression yaragufashe ibintu nk'ibyo ngibyo wigeze kubiganiriza umubyeyi? Ubundi mama ikintu aba agomba kumenya nikomeze neza, ubundi hari ikintu ushaka kubwira nk'umubyeyi akakubwira ati se wabivuyemo kandi n'impano yawe urashaka kuyikomeza. Mama amfasha mu bushobozi bushoboka, nk'ubu ngubu ni amafaranga mfite kwishyura nk'inzu, mama ashobora nko kumfasha nkayishyura akamenya ko ndi mu muziki, ahubwo akambaza ati ko bakti yaje muri muzihe nshingano. So wibuka ko ufite indirimbo imaze igihe kinini cyane kuri YouTube, ubushize twarabiganiriyeho ariko kugira ngo izasohoke ntabwo turaganira, nyine umbwire urashaka ko isohoka cyangwa izagume iri hariya tu? Oya, gusohoka igomba gusohoka kuko ibintu byose mba nakoze nyine biba bigomba kujyanza aricyo mba nabikoreye, ahubwo nyine ikibazo ni communication. Harabura iki kuri communication? Urumva duhuye ndi muri za stress za telefone nabuze, niyo mpamvu rero tutigeze tubiganiraho, ariko ndifuza ko yasohoka kuko ni message nziza, ni message ibuza urubyiruko ibiyobyabwenge. Harimo ubutumwa bwinshi pe, kuko abantu benshi barayikunze, abumvisha audio batarabona video bose barayikunze. Okay, nje nzayishyira hanze, tuzayishyira hanze, nzagufasha kwishyira hanze umaze kunsobanurira gahunda zawe ukuntu ushaka ko ijya hanze. Tuvana muri interview turabiganiraho abafana, ariko mu nkunda mukomeze mumenye ko igomba kujya hanze nta kibazo. Ese ni ikihe kintu kijya kikubabaza mu buzima bwawe bwa buri munsi, like iyo wakibonye, iyo cyakubayeho urababara ukavuga ngo ibi bintu birambabaza cyane mu buzima bwanjye? Niyo nibutse no musaza wanjye wapfuye, nta kindi. Harya ni wowe ngo ufite kuri tatuwaje? Niyo nguyu. So sorry man. Ni umusaza wawe muvukana? Kuri mama na papa niwe mfura. Niwe mfura? Ugakurikira wowe? Oya, ego ko nkurikira babiri. Okay. So iyo wamwibutse birakubabaza cyane? N'ubu ngo nshaka guhita ndira. So sorry. Ntabwo njya. So sorry. Kubitekereza. Hashize igihe kingana gute? Reka kubimbwira. Okay. Sorry kukubaza iki kibazo, okay? Yeah, so ibintu bishimisha Dibi ni ibihe? Niyo ndi kumwe na mama. Sorry. Sorry Dibi. Ntabwo nari nzi ko namukundaga cyane, ntabwo mashaka kubigarukaho, ariko urabizi ntukabimbaza. Sorry, ihangane kandi sibyo? Sorry, ihangane. Nta kibazo. All right. Yeah. Wamaye agaseriviyete hariya? Yeah, musaya agaseriviyete. Garuka kuri mood tukore sibyo? Garuka kuri mood tuvugane. Okay, ndacyari muri mood nyine, ariko ntukazajye wimbaza turi kuri kamera. Nicyo kintu cya mbere. I'm so sorry kubaza iki kibazo sibyo? Sorry kabisa. So turi mu bintu bigushimisha buri munsi? Ikintu nkunda se kunshimisha, uya niyo ndi kumwe na mama. Wishimye? Kuko niyo muntu nyine ngira ibintu byanjye byose akabikemura, akabihandolinga, niyo muntu umenya life mba mbayemo.
nta bindi keretse niba ushaka kumbaza ibyo kurya ahubwo. Okay, Adibi akunda kurya iki? Igitoki. Akunda kunywa iki? Kunywa icyayi kirimo tangawizi nyinshi. Kubara cyangwa wajumba bari. Ese ubizi nahariya mu rugo tukiba Kabeza sibyo nakundaga ko nabyukaga nkahita ngiteka. Icyayi cya tangawizi? Kubera ko ndwara amasinezite kandi iyo nkinyweye kirafata. Nukuntu wese useka ahubwo nawe ukatsetsa. Okay, nta ribi. Wowe ukunda iki? Njyewe cyo kunywa cyo kurya? Cyo kunywa njye mu by'ukuri ntakubeshye nkunda kunywa amazi. Igo amazi njyewe sika amazi adakonje buriya umva sinanayiteza ahubwo ndahita nyagarura. Mwakonje cyane. Nanjye rero nkunda yo muri firigo. Nanjye niyo nkunda pe. Amazi ankorera umuti rwose. Ariko ndi na addicted ku mazi buriya niyo mpamvu nkora siporo nyinshi kuko n'akayi nyine karimo udusukari tunumva. Ese uyu mwaka kuva umwaka watangiye kugeza uyu munsi Adibi amaze gutunga telefoni zingahe? Nebyiri yego ni ingibi bye indi nari mfite yo nayihaye petit frère. Umaze gutakaza telefoni zingahe kuva watangiye gutunga telefoni? Ntumbeshye kuko zimwe na zimwe nanjye ndazibuka. Amanimero se? Telefoni. Urazibuka? Yego. Nizo ebyiri. Kuva watangiye gutunga telefoni? Ahubwo wenda wambwira kuva twamenye. Twamenye na. Umaze gutama telefoni angahe? Nayo. Ebyiri. Urabutse telefoni imwe? Mwaragurishije? Mwagurishije? Wowe na wa musore yitwa nde? Mike rya ile telefoni ntabwo yibuka. Umuntu yafashe agatapayi kubita hasi. Ariko ubwo wenda kumeneka no gutakaza ibintu bitandukanye. Ntabwo telefone umaze gutakaza. Ese iyo nayo kubisa hasi heye. Ntabwo muzukuri wowe kubisa hasi. Wa umuntu wayifashe pagati y'ukubita hasi ntabwo mwibukaza. Ndayibutse niba ari iyo ariko sha nawe hashize kinini ntabwo mwagurishije ntabwo nyizi. Iyo nayo nagurishije bakiri ko yarabyitiranyije. Cyangwa niriya yamenetse aho. Ubwo bwibaye gatatu. Byarangera mpamvu yo kubisubira. Mutakibyibuka. Hashize kinini. Wayitiranyije na yindi bakubise hasi kameneka. Kandi yakubiswe hasi n'umusheri wawe. Buriya iyo uvuze make nawe mfite uzi nk'agahinda mpapuro. Babarira tuwe tuvuye kwiyongera. Okay, abantu benshi barambajije. Nyuma y'interview bushize hari abantu benshi bambajije barambaza ese watubabari ukatubwira Adibi aracyarimo kwiga? Yego kusuga abantu nabo se bagoswe subigiye merukira mu ishuri ko bakizi ntago nyiga. Ntago uri kwiga? Ntago ndi kwiga ndi gukora umuziki. Wararangije warahagaritse byagenze gute? Hari abantu bambajije n'abafana bawe barambwiye ngo adusubize neza kuri icyo kibazo. Cyo kwiga no kurangiza narize ariko ntabwo byagenze neza. Ngera mu wa gatanu se wo kubizi ku cyo wowe usubiza abafana bawe ntabwo ari byo uri gusubiza. Nacyo nageze mu wa gatanu ariko ntabwo nasoje. Wituhagarika ngaho?
kubera iki wahagaritse kwiga? ni impamvu zanjye tu n'iz'ubushobozi ariko nazo ziba zirimo. Wahise uhagarika kwiga. Ese noneho Adibe ubu ngubu abonye amahirwe yo gusubira ku ishuri wasubirayo? urayamase Birashoboka, uracyari mutoya, birashoboka. Ubonye amahirwe yo imyaka yanjye ubundi ungana na papa Adibe ufite imyaka ingahe? 32 32? Urabeshya mbabarira. urabona afite ingahe nyine like reba gutya urabona afite ingahe Ufite nk'imyaka 22. ntabwo navugira imyaka kuri kamera. Abakobwa ntabwo bavuga imyaka. Ese ni ukubera iki icyo kibazo mwese mukigaruka? Ubonye amahirwe yo gusaba mu ishuri ukiga wasubirayo? ariko n'ubundi nabonye uzi nk'umuntu wize nka MCB yumva ko azaba nk'umuganga, ubu ngubu asigaye aca inzara, asigaye hari n'umukanishi, hari n'uyikorera imizigo. diplome zo muri iyi minsi ntacyo kimaze, ahubwo utawisanga mu bindi bintu bikagutunga. niyo mpamvu ibyo nakuyemo byasabaga imibare yo muri primaire kandi ndayizi. Okay. So usubiye ku ishuri wakwiga iki? nakwiga indimi. Unda Giswahili cyane nk'icyo uvuga cyo muri Tanzania. Ngakunda wenda Icyongereza, Ikinyarwanda cyo ndakizi. Izo ngizo ndimi ebyiri izo nakwiga. Igifaransa cyangora aho kuzi kwiga France. ubu ngubu abantu biga France bakti niba abana baratangiye no muri gardienne biga France, ariko iyo uzi ukuze ukuri ko Imana ntabwo wayimenya. Kesa mwebwe niba mufite ubwenge mu ndusha mwakoresha izindi kata. Okay. Yeah, so abantu bashobora kumubaza ibyifuzo byanjye byari byo guhera mu nda. Byo guhera mu nda? Niko nacyo nakura ngo mbisubize inyuma. Byari byo guhera mu nda. Dusobanurire kuri iyo ngingo wavuze. Ntabwo wakwifuza kuba muri life utashakaga kubamo. Ntabwo wakwifuza kuba muri life utakwifuzaga kubamo. Okay, tunakomeza. Adibe ni iki kintu wicuza mu buzima bwawe? Nicuza? Ndicuza kuba narahuye n'abantu ntakifuje kumenyana nabo. Ngo iki? Ndicuza kuba narahuye n'abantu ntakifuje kumenyana nabo. Nyine yari ukuntu wisanga nko mu gikundi kibi utakwifuza ukavuga ati Mana yanjye hano hantu ndicuza pe, ubundi kubera ko ibyagenze bite. Icyo kintu ndakicuza. Umaze guhura n'abantu babi? Nahuye n'abantu babi benshi. Ushobora kuduhereza example, ushobora no kutabavuga amazina ariko ukatubwira example nahuye n'aba bantu ariko nyuma naje kwicuza. Kwizera buriya hari ikintu umuntu yarakwiye kwirinda. Hari ukuntu wizera nk'umuntu akaguhemukira. Nk'umu ex wanjye igihe nagize. Umu ex wawe? Ego. Ashize nk'imyaka 2. Ariko ugasanga ni nk'umuntu nyine akunda benshi, ashaka kwigiraho gutya muri telefone agashyiramo password kandi arashaka kumenya izawe. Nk'abo bantu siko mwavugana iki? Wavuze n'ibikundi bibi by'abantu. Ibikundi burase wakwisangamo ni byinshi. Aba ari byinshi byo ntago wabirondora ngo bibashe. There is experience, dusangiza experience. Nk'urundi rugero subwo rwaba ari uruhera. Urundi rugero ntago aya nta rundi.
Yeah, so hari ukuntu ujya utekereza ukavuga ngo muri future yanjye umunsi umwe ndashaka kuba meze gutya na gutya, nko mu ndirimbo yawe ya yindi wavuze ngo ndashaka kuba boss. Yego nzaba boss. Ariko sasa tureke indirimbo none ibyifuzo bya DB mu myaka nk'itanu iri imbere. Barumva nyine nzakora umuziki mpaka kuko niba ari Mary wanjyanye muri studio bwa mbere, studio ya mbere ubundi nayikoreye i Butare, ari Mary unangiye amafaranga, so nanjye mbashaka kumwereka ko imbaraga yatakaje nanjye nshaka kuzibyaza umusaruro. Rero nibyo byifuzo byanjye byo gukora umuziki, nanjye nkabona ko ntavunikiye ubusa. Yego. Okay, so music is everything kuri wewe. No goes out back to Abanyarwanda baraharara bakanahararuka, iyo utabafatiranyije ushushye bakova niba ugarutse nta nubwo bibuka ko ari wowe wakoraga bya bintu. Rero bisaba guhozaho. Rero iyo nta mbaraga mfite ngo tuzihuze njyewe nawe yabigoranye kandi ari yo mfite. Umaze kuvumbura ko ufite depression wakoze iki? Nihaye Imana nyine ndasenga, nase wakora iki? Yo gusenga. Wabimenye gute ko uyifite? Ubiye ibitekerezo birahinduka. Ese ubwo ntabwo urabyo kubabaye ngo wumve unishimye ku nawe bitandukanye. Noneho iyo umaze time ndende ubabaye yabitandukanye n'igihe wari umaze wishimye. So iyo bitwaye time ndende ubabaye nyine in depression. Okay. So mu ndirimbo zawe umaze gukora, kwandika, kuririmba, nihe ndirimbo ukunda cyane kurusha? Nkunda iriya ngira abakobwa inama. Rimwe naririmbaga nyine ngo yaramuca. Bayita oya twigiye guhakana, ariko niriya igiye gusohoka yamagana ibiyobyabwenge. Ndayikunda kuko nyine ntago ari byiza, hari abantu babyisangamo bakazabyicuza, ariko mba ngomba kubabwira ubundi nta ndirimbo yanjye idafite message. Wigeze guhura na group y'abantu cyangwa abantu abashukanyi bakakujyana mu biyobyabwenge? Oya, ahubwo ngiye nabonye abantu byagiriye nabi bimereza esprit zo kuyandika, bazayumva ni nziza pe, nziza cyane. Kandi nawe urayikunda. Yeah, of course. So nari ndimo kubaza kuri gahunda iyo ndirimbo nyine ibiyobyabwenge, abantu benshi barimo kwibaza ese izasohoka ryari, imeze gute, niki? Ubu ngubu ntabwo tubivuga aka kanya kuko ntabwo turabikonfirima. Twahuye mfite stress, ariko nyuma ya kamera turaza kubiganira, then after tuzabagira igihe izasohoka nta kibazo. Ya reka nguhe time kuvugisha abakora bawe, ibyifuzo byawe, ibitekerezo byawe, ibyishimo byawe, and then tugana ku musozo w'iki kiganiro. Merci. Ariko abafana banjye ikintu bababwira ndacyahari. Hari abantu benshi bajya banyandika komenti, Adbi wagiye he, warabuze, bimeze bite ko wari ushoboye? Nawe reba nka cya kiganiro twakoze ubushize, wabonye za komenti zari nziza, none uza umva narabuze ahubwo ndasara. Bose barambwiraga ati Adbi wagiye hehe. Ndashaka kubabwira ko ndashaka gukora cyane nkuko batamfasha, namwe mukabigiramo uruhare. Abamfashaga ntabwo nacika intege kuko umuziki nicyo kintu cya mbere niyumvamo, ariko ndashaka no kubasurprisinga ikindi kintu kijyanye n'amafilme. Kijyanye n'amafilme? Urashaka kujya mu mafilme? Yego, kuko nyine nabonye ikintu kimwe ntabwo cyagutunga. Gahunda cyangwa ibitekerezo bya filime byo byaje gute? Oya, nzi kwa acting. Wigeze ubigerageza? Yego, nigeze mbikora nka 2019. Okay. Noneho umuntu twabikoranye ahita agenda, nyine ntabwo ari umunyarwanda,
ahita agenda turaburana ariko nyine ababibonye nyine udusampo twabyo byabaga ari byiza pe. Okay, nagerageje gusoma zimwe muri comments z'ikiganiro cy'ubushize. Abantu banditse neza we ngo arimo kuvuga ngo how I was missing this lady when gutaragukumbuye. Bakti was good to support young lady and we thank you for everything. Please help DB give her YouTube channel. Biraza gutuma ngahibaza nyine mu comment. Urumva tudakwiye kwisubiraho. YouTube channel ntago nayikwimye. Eko. Of course. Kan erega Bakti nicyo kintu nyine usha nkavuza mvuga ati yambereye daddy nanjye yambereye umubyeyi. Kindi gihe cyangwa se niba wenda bidakunda nk'aka kanya twavugura n'amasezerano. Narayikwimye. Nose mvuge ngo nukuburana Bakti mbite ngo iki. Reka nyiguhe aka kanya ndayiguha gute mbwira. Mereza uwo bro wanje wamamagaye uyimwoherereza. Ubu umaze kuguhamagara yego. Okay. Yego. Urashaka ko tumuhamagara? Muhamagara hano muri interview mubwire. Okay. Reka mbigukorera. Bikora. Nimero urazizi? Nizo ngizo yaguhamagaje. Za 29. Muze bite? Umva ubu tuvugana ndi muri interview. Bakti yaragiye kuguhereza ya chano yanjye. Ayohereze he hano? Kuri WhatsApp, nawe muri WhatsApp, kuri MTN yanjye iminani ibiri. Ubu uri tayari nyine umbwira ukuntu bimeze. Reka nyishiremo. Yeah, so bro ari tayari. Yego. Iminani ibiri, karindwi ebyiri, 10, 4, 4. Ishiremo hano. Amazina ni Lichimoz. Akoresha. Yishiraho ngaho nyine imweze kuri WhatsApp nta kibazo niyo nimero ngo haye. Muhereze cyano kuri WhatsApp. Yego. Siumba se adivina nuguzi cyano kuni gitango. Oya, we bimwohereze aguhereze email se. Ashaka email? Yeah. Okay, mereza mubwire. Aguhereze email niba. Okay, nta kibazo. Cyano bitango kumazina. Nta kibazo Bakti. Ega nanjye wamfashije kuko ndi muri crise pe. Umurongo muhamagaye ntabwo bashije kubijya. Connection. About connect. Nacyo turabikora tuvuye muri televiziyo. Nacyo merci beaucoup. Nacyo kandi nyine abafana wanjye muzakomeza mumbone hano kuko ndagukunda DB igikobwa cyiza Bakti cyano kuko yamutunga ariko we ntacyo yakumarira please kandi bose bakubwira muri cyano ndagusabye mbabarira DB agaruke umufashe cyano ukamuhe twabuze uko tumufasha kandi agira ikinyabupfura cyinshi. It's okay. Merci kuri iyo comment. Oh, welcome back my lord, ndagukunda urabizi mbabarira wongere uzasuke mu muziki sibyo mwana
Welcome back to Big Town TV. Amazing interview. Keep it up. Good works. Nje ngukumbuye byabi. Okay. Baktizo, welcome back customer. Ndakwemera sana, ndagukunda cyane Bakti gusa umwana uziko ari ibiganza byawe ataza kubana ikirara bitewe no kubura basic needs. Umukobwa umuntu w'umugabo kuko okay wowe twari tukumbuye kabisa brother yarakwemera ariko nanjye mfite agacano iyo umuntu arakaye ntacyo atakora n'ubwana buba burimo ariko c'est pas grave mu birangize mubitemo kandi turakunda none wagira ngo aho muri okay umukobwa aravuga ukuri pe ni umurapa nyawe you're so honest Bakti waze mwigishe uburyo bikora ubone kumuha social medias ugomba kubanza kukwigisha cyangwa n'abandi oya humura grand frère wanje nawe ni umunyamuziki arabizi arabishaka ku murongo turabikurikirana mu kanya n'imo so na grand frère wawe nawe yifuza ko mufatanya cyane yego okay jeni tayari email address yego merci beaucoup Bakti so kandi ikintu nagushimira imbere y'abafana ikintu gukundira so uri hambo urumva twarabanye n'ubu turacyabana wenda nubwo amasezerano yarangiye muri Big Town ariko n'ubundi turakomeza dukora yego hari indirimbo nyinshi mfite muri Big Town hari izo mfite mu yandi ma studio kandi ndizera ko ntabwo wakora ibyo ngibyo ngo nanirwe gukora n'ibindi yego so ndacyahari Baktarahari ngo tugumane murakoze okay ngo nje ishaza rya Ibi ndaryumva Kigali yagusaza ukabura n'ibyo kurya ariko Bakti ibaze nyine ibyo nakubwiraga urifasha wenda nyine mu gihe udahari igihe wenda twabanaga nabaga nyine mfite buri kimwe nta kirage wansize uzi nk'umushahara wenda nk'umuntu uhembwa ku kwezi yasubiye inyuma gato yo kwezi gatoya uzi nk'ibihombo ahura nabyo noneho njye mpita nihiringa inzu nshaka ibyo kurya ndashaka gusa neza ngo nigire umusitari none abantu barambona hano kuri kamera bakagira ngo mfite amafaranga yahehe po habe n'idondi ndi mu biganza byawe dukore ngo iki cyana ni kimwe nabonaga kwa Murinda habi cyambaye ingutiya no ahubwo se zimeze ukuntu ko cyabaye cyuki bisaba kwihiringa ariko ntago twaguma mu ngutiya nimunabishaka mutere comment tuzigarure ndazambara ese ko nkorera mwebwe ndabikora pe nta kibazo ngo wowe disi niyunge ukomeza gufashe yabaye mwiza kegera mwakiriye ndabibona gusa natwaza okay Adibi tuza wumvikane na manager wawe kuko yagukuye kure ibyo nicyo bivugaho yego ngomba gutuza kuko la now ndatuje Adibi ukeneye kubimenya kubikoresha kuko igihe utaramenya gukoresha social media n'undi muntu yazazikwiba byige ubimenye kabisa yahumura rwose ubu narasobanutse kubera agahinda kenshi ntago nyiri wa wundi wa kera ugomba kubyiga ahubwo si ibyo namenye udahari uzi ngo bingana bite wowe uraza kubona ibintu bwa proding nishake nkore
n'ama visualizer ariko ndakora mfite EP muri Big Town dufitemo nyinshi n'ahandi henshi no kwa Bobo ufite indirimbo rero naribi ngo Baxi uyu mwana yishwe n'abantu n'amagambo kandi na life nayo iramukanda kandi wibuke ko ari umwana w'umukobwa kandi icyo mbona byibuze avugisha ukuri mubabarire birangire mutangire ubushya kandi muti nawe ugerageze habeho communication aho ariho kuri ADB kuko uyu mwana icyo yabuze ni time yawe kabisa mubabarire rwose pe ndishake tuvuge n'abasezerano muratubona ni muhumura basho so uri tayari gukora njyewe gakeya se ditayari none cyane ko buriya hari ikintu gitangaza abantu ukuntu muri Big Town tuba dufite ibikoresho byose tukaba dufite ama audio urumva se atari wowe wabuze cya gikobwa cyabaye cyiza byahatari bambonye muri zangute ariko ndaje nzisubireho okay so ADB reka dusoze iki kiganiro gira icyo tubwira maze tuvuge bye bye murakoze mwese abantu badukurikiranaga ndabakunda namwe murankunda ikindi nawe ndagushimira twabanye twahuye nyine ndi mu gakriza ariko hari ibyo yakemuye na Mike kuri kamera mwese mwagize neza Imana ibaho umugisha na mama ndagukunda. Okay, thank you so much kuri urimo kurikira Big Town TV byinshi twasomye na some of the messages na comments I mean bamwohereje cyangwa banditse mu kiganiro twagiranye ubushize so ubwo ngubwo ADB yatubwiye ngo arashaka umukunzi kose ukuri guseka kandi ni ibintu wivugiye Of course anyways ngwino sheri ngwino dukundane numva ukuntu ariko we wari wabona umwana w'imodoka ngakira urufunguzo urwaye umukunzi ubwo ndarwaye pe ngwaye indwara mbi ngwaye sheri okay nanjye nakwemereye kuguhereza channel talk to your brother mubwirame email address ego tujye guta tuvugana tuva kuri kamera na kibazo ndashaka kureba ko sinakohereje indirimbo 5 kuri WhatsApp narazumva si nziza sawa sawa cyane fresh kabisa nitegura ibintu byiza rwose uza kuzabona urimo kubikora neza don't let me down okay okay fresh na chindi twarenzaho ingini Big Town TV my name is you know my name until next time ikigomba gukora no gukanda subscribe if you like iki kiganiro sharinga ku bashuti bawe kanda like na subscribe maze gahunda zigende fresh cyane until next time ciao ciao nakoze